Amaze gukomera kwawe amavi yose apfukame mwami Yesu ukuri umwami. Ndagushimiye muri uyu mugoroba mwami Yesu, sandi kuduhaye guterana bangana gutya mwami Imana yacu. Wongeye guca kanzu Kristo kugira ngo tugushime kandi tuguhimbaze. Imitima yacu yishimiye kuba imbere yawe Mana yacu. Imitima yacu nezererewe kuba imbere yawe Mana nyiribihe. Turasaba kugira ngo duhaze ibyiza muri uyu mugoroba Mana. Imitima yacu kumve Kristo. Imitima yacu yumve Imana. Guterana kwacu Mana tibibe bisanzwe Mana, tibibe akamenyero Kristo, ahubwo tugira icyo tugabanye. Imitima yacu mwami isubizwe mu imbaraga kubera ko twateranye Mana. Mitima icitse intege isubizwe mu imbaraga nsha. Mitima mwami Yesu yumagaye ni wowe riba rimara inyota Kristo we dusange muri uyu mugoroba Mana. Mitima iguye isari igihe cy'isarura kigeze, iyo ngiyo Mana uyivubira imvura muri uyu mugoroba Kristo we. Mitima yacu yongere gutekereze Mana. Mitima yacu yongere kandi yumve Imana. Mitima yacu yongere kandi gutinye. Mitima yacu yongere kandi ihindishwe umushitsi no kuba imbere yawe Mana. Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, Mana nyiribihe, Mana yacu mwami wacu. Saba kugira ngo utugirire neza Mana, utugirire neza Mana, utugirire neza Mana, utugirire neza Mana we usura imitima yacu Mana. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu mwami wacu, Mana yacu. Tabara itorero ryawe Mana, rirengere muri iki gihe Kristo we mwami Yesu. Igikundiro n'igitinyiro cyawe Mana cyongere kigaragarira imbere yawe. Abantu bongere kandi batinye Imana. Kuki ubakiyonkuge urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biratuyobera. Dore utuye imusozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biratuyobera. Noa kuki ubakiyonkuge urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biratuyobera. Bagira inama yo kubazanya bati Noa yabavuga ukuri,
igihe nacyo gihita vuba n'uwayubaka n'umwete rwose babigira ibikino banga kumvira intumwa iryo teka muciriwe none babigira ibikino banga kumvira intumwa iryo teka muciriwe none nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati nawe sohoka iyo mvura irahise bitubesha ngo uri mu rugendo bati nawe sohoka iyo mvura irahise bitubesha ngo uri mu rugendo nuko amazi aterura yankuge iraremba kuri wa musure abitaye mu kuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo abitaye mu kuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo none natwe dufite iyo kuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimuka none natwe dufite iyo kuge agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimuka 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 niba ushaka
bure wokovu wako, chunguza moyo wako, wananaita. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, wananaita wewe. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Ugonza bangeze Nijuru kwa data zaririmba Osiyana iteka Sabana dukanya nibzazisi Sashima bivuye ku dibayu mutima Ugonza bangeze Nijuru kwa data Urakoze cyane Yesu aguha umugisha mwinshi kadusabe abashitsi bose batambuke hano umuvuga butumwa atarimo bandi bose mutambuke hano imbere koresha umwanya sawa naducurangire ngo turirimbe tuje kumva ijambo
amajoro njyatinda guca hirya no hino